namanezero bikashangiri gasha unezero mugira gutya bese abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu muzamuri icyubahiro cy'Imana ngo amaze kuri ryarigeze muri we ubwiza bwayo ngo aranezerwa mwari ngo aranezerwa ngo amare kunezerwa ngo yongeraho ngo arishima kandi ese iyo umuntu anezerewe ukishima kurabona ari ikibazo cyo tapi habe n'indwara izamiki mugira gutya wanezerejwe n'ijambo naze mweze mikrofone atange zareru cyangwa se abantu urasenga aho nidutanga zareru urasitanga nazabaki namara gatabanza senga ustange haleluya tibatubwiye umubare wazo ariko ni hagati ya 3 cyangwa 4 cyangwa 10 haleluya 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 turasubiramo ndio ko ndabona turi kumwe n'aba cyane sekire namwe mwikirize yeme umwaka musha muhire uyu ni umwaka wo gukorana imbaraga twikirize twese mu izina rya Yesu niba bidukundiye duhe Imana icubahiro hanyuma ndarangije haleluya 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 Gobi Bwana asifiwe sana asifiwe tuzamuri Imana icyubahiro ndio haleluya 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 Mwami Yesu dila bose ijambo ryawe ni rizima mana negile venye ijambo ryawe rirakomeye ku buzima bwacu reka ijambo ryawe ritwongere kandi turyumve mu mwami reka ijambo kandi ryongere risenye kandi mwami ribe mu buzima no mu bugingo bwacu ryongere kandi rireme imitsima y'ubwoko